Perezida wa Repubulika Paul Kagame ubwo kwa 16 Gashyantare yarayoboye umwiherero w'abayobozi bakuru mu gihugu wabereye mu kigo cy'imyitozo cya gisirikare cya Gabiro. Yavuze amwe mu makosa akomeye yakozwe na Dr Gashumba Diane. Ikosa rimwe muri yo Perezida Kagame yavuze kuri minisitiri Gashumba ni ukubeshya. Yatanze urugero rw'uko habura iminsi mike ngo umwiherero barimo utangire, bamusabye gushakira buri umwe mu bitabiriye umwiherero igikoresho cy'ubwirinzi mu rwego rwo kwirinda ko hari abashobora kwandura icyorezo cya coronavirus gikomeje gutwara ubuzima bw'abatari bake mu Bushinwa. Igitangaje nuko byaje kugaragara ko minisante ifite ibikoresho by'abantu 95 gusa. Ntibyamenyekanye niba koko Dr Gashumba amakuru yahaye Perezida Kagame ari ayubwe yahagazeho cyangwa ari ayo yahawe n'umwe mu bayobora babishinzwe. Yaba yarabashije kubaza muri make amakuru yatanze yafashwe nko kubeshya. Aha kandi harakomeza hibazwa bati niba kuko minisitiri abeshya perezida abandi bo bigenda biti. Muri guverinoma y'u Rwanda hakunze kumvikana kenshi abayobozi batanga raporo zirimo ibinyoma gutekinika. Byagaragaye ko ahanini ikiba kigamijwe ari ukugaragaza ibintu uko bitari, guhisha imikoreshereze mibi y'imari ya leta, ruswa ndetse n'ibindi. Kuri iyi ngingo bigarukaho kenshi ko raporo ziva mu nzego z'ibanze akenshi ziba ari ibinyoma bisa. Ibi bigira ingaruka ku igenamigambi rya gahunda zitandukanye za leta. Niba minisitiri abeshya perezida w'igihugu hibazwa ibyo asubiza abamwungirije. Abandi bakoze bakora muri minisiteri ayoboye, abanyamakuru bamubaza ku bibazo bitandukanye bireba urwego ayoboye. Aha nta wavuga umuturage usanzwe cyane ko benshi bo batakwirwa babaza minisitiri cyane ko baba babona ari umuntu uri hejuru iyo batagera. Baravuga ngo igukanye umutanyu niyo iba yarayamaze. Hari abandi babeshya bataramenyekana cyangwa se n'abandi bazi ko babeshya bakaba barabikiye ibanga. Garagaza imikorere mibi bikitwa kubika ibanga ry'akazi, abandi bakavuga ko kubivugaho kwaba ari ukwikorera ishyano. Bisanzwe bigarukaho ko abayobozi benshi muri leta bigoye ko bavugisha ukuri ku bibazo bihari. Iki nicyo gituma aho Perezida Kagame ageze hose asura abaturage ahasanga ikibazo cyavukiranwe kandi kiri kugira ingaruka mbi ku muturage cyangwa abaturage runaka. Kandi ubuyobozi budahwema kumvikana mu itangazamakuru ko ibintu bimeze neza. Mu bitangazamakuru byinshi humvikanamo ibisubizo by'abayobozi b'inzego z'ibanze kenshi ngo ntitwari tubizi, tugiye kubikurikirana. Ibyo byakemutse kera, ingamba zo kubikemura ziriho, ntibizagera mu kwezi gutaha bitarakemuka. Mu gitabo cye Enemy of the People umwanditsi Henrik Ibsen cyandukuwe na Arthur Miller agaragaza ko umuyobozi ukwiye kuvugisha ukuri ku bibazo byagira ingaruka ku baturage ayoboye. Muri iki gitabo Dr Stockman abwiza ukuri umuyobozi w'umujyi akaba n'umuvandimwe we Peter Stockman ko amazi ava mu isoko ya Kristen Springs ahabwa abaturage yanduye. Umuyobozi we atashakaga ko bimenyekana mu baturage. Ayo makuru yamugizeho ingaruka kuko yahunze ndetse n'umwe mu bakobwa be akahasiga ubuzima. Ku rundi ruhande yarengeye ubuzima bw'abaturage bakoreshaga ayo mazi. Kuri iyi ngingo hibazwa uko byari kugenda iyo Dr Gashumba avuga ko ibikoresho bihari kandi ntabyo mu gihe coronavirus yaba yageze mu gihugu. Ese ibi ntibyaba ari uguta abaturage mu nama? Bigaragara ko ubuyobozi bukuru butiteguye gukorana n'ababeshya, abatekinika, abatera ibipindi. Mu migani migufi y'ikinyarwanda haraho bagira bati inkoni ikubise mu cyebu irenze